baramutse baguhitishijemo kuguha kurabo ya dore imbogo na Joyeuse ari option yanyu kandi mugomba gukora indirimbo ninde mwakora indirimbo ngo yayikorana na nyina wa dore imbogo ari option yanyu option bigenze bite nyine ari ukuntu batanga amahitamo njye umwitishamo ko Kigali yaguhitishijemo cyereka ahitishemo wenda nk'ababyeyi be ngo dukorane dore Platini yanze kukwitaba n'inkoni wenda ari muri practice ureba ahantu hari ikibazo ureba ahantu hari ikibazo wamaje urwego ugezeho n'urwo kutitabwa na Platini urwo rwego narwo rugerwaho wowe ugeze ku ruhe uneza imbeho kandi ari wowe kandi warazoroye ago yakwita papa wanje mane reka nkubwize yamfashe muceceke ibyo gucekinga nimero turabireba muceceke Platini baba bimeze bitise kwinjira nangahe itonde ariko tugiye kwishyura tike yo kwinjira mu gitaramo cyawe kwinjira nangahe itonde ariko muretse tutarajya kuri ibyo ngibyo kuki wanze kwitaba Amag the Black turi mu kiganiro aguhamagara ntiwamufata hari ugiye kurongora mama pasiteri uriya mugabo reka banze mubaze iko nibwo yiri yabivuze se mwari muri kumwe agiye kumuterera iba mukubite gitwe nagenda hanurira se na nyina nanjye sinihanuriye uraza kumanura none ntago yemera yuko ubuhanuzi bubaho raka urarota ngo warose wambika umuntu imbere nkaho warose ugaburira abana be abantu Imana izabahana yihanukira ndakuremeye turebe amanje ariko nawe arashinjwa kuba ari mu bantu bamaze igihe muri industry ariko ishyano rishitse muri ngenda muremera amacu umurizo urandemera shaka ko nkuremera turebe nkuremera mitso amacu uretse gatoya tone ngendemera amacu agufuraga bayatwara gatatu we wamukene ntabwo rusika Mujama we reka nkore ku yawe bigize bino bintu kora ku yawe wikinisha abadukurikiye nyine itonde ukore ku yawe kuko ntazo n'ufite myaka nazo n'ufite ngo ukore ku mafaranga ya rusa fata biko oya kora umujuru nemeye wemeye ntabwo njye nemeye ya prostitute ntabwo dukunda imikino yanjye urayama njya mushyire cyangwa uhereza umukameramani ndayahereza nyafite mu ntoki ariko ze turabura hano ntabwo twabura umuntu ubitse Platini cyangwa uhizange turagura online ugiye kwishyura Platini wowe bakohereza nubwo wantanze mu gakino usabonye ko ugiye gusora indirimbo wowe ntabwo wanwaraga kuri ukoresha turuwasa zanjye we agakino kayo I don't want peace I want problems always Platini P mitsutsu aguze ni table ufite abantu bangahe kori wowe uvuyemo table inge nawe urazugerekana nzababone muri ndagaso kandi turi ndaga arakabivuga n'ubundi wabona yahombye nawe baba ndahereza kere atitaba mitamenya ikibazo mufitanye jewe gutata kwitaba uri gwenda ntago yakitaba Godfather wenda ari kurepeta Godfather urutumanura dore nguyu nuyu se akwese ntabwo ndakasa mutwe ubushi wari ugiye kuri yanze kukwita umeze nguri yutumanura Godfather maze kumanura kangahe umva nkubwiza ukuri cyakora ibintu rakangubwiza bimaze kugorana abasiga hamagara Platini nakwitaba je muhamagara ureka atahita nyitaba
video wakoze video yamamaza igitaramo cye warayikoze suri inshuti buretse suri inshuti ye wowe warayikoze hanyuma ndi kukubwira ngo unyishyure igitaramo cyaso ndi kukubwira ngo uzishyure igitaramo cyane ariko abantu baramusapotinze ntabwo tujye tubona video yawe harimo ibiri mu mufuka ahubwo harimo imwe cyangwa n'ebyiri ahubwo umbwira nkwishyurire kondisiyo urashyiramo rya kote rya dore Platini yanze kukwitaba n'inkoni igenda ari muri practice ureba ahantu hari ikibazo ureba ahantu hari ikibazo umaje urwego ugezeho n'urwo kutitabwa na Platini urwo rwego narwo rugerwaho wowe ugeze ku ruhe uyu mujaca umva zana ni ikibazo yewe amaji ndebera za nimero uyu nguyu ziri kuri ka video muri karitsiye missionaries muri missionaries ndashaka kukwereka buretse jewe ngiye kumuguhamagarira Platini muvugane kuri telefone yanjye sibyo Melody ni wamuhamagara ngo yitabe we taba yakasamutwe ase byagenze gute aba bahungu ko bari kugucikaho bro bace kasa wa muganira bamwe bavuze ngo namazi bamvomera aba bahungu ko bari kugucikaho mwarakuranye hari nabo wafashe ubona bimeze hamagara Bruce Melody oya ari muri Amerika je no kugira ngo wemere urahamagara Bruce Melody mite hamagara coach Gaye ntago muzi urongeye hamagaye Platini inshuro ya gatatu bro Platini aretse kunezeza imbeba ahita gufata avuga ngo ko nta kumenya imbeba nabo wareze nuza je ndi umurezi wareze nuza si wamwigishije gukora firigo wa mumotari none namaze nuza nanjye firigo imbeba y'inzungu nuneze imbeba kandi ari wowe kandi warazoroye ago yakwita papa wanje mane reka nkubwize rero umuntu yibera muri studio mwarasora imiziga cyo ngundo azadutamo uri hano mu biganiro uri hano uri mu biganiro byane kakure wakivuga wenda akatubwiye ko ari muri press conference n'itangazamakuru niyo mpamvu atakwitabye mwifashisha ibyo ngibyo mwavuze ikibazo gihari iyo nkweto bayibonye humura ariko amaji ariko bayibonye babonye agakweto nambaye tuve kuko mitsutsi yanze kuremera ayo nk'umuntu umaze igihe muri showbiz dore ukuntu ibintu bimeze muri no mihanda uraharambye nawe muremere ibifi binini muremere iki urukwavu rukuze rwonka abana none wowe urashaka kunyonka njyewe jewe bro naje inyuma y'ikamyo nayiparamiye bro impamvu waririmbye Nyabarongo wakene Nyabarongo se wowe ariko ngo Mitsutsi yagiye muri video yawe yagiye muri video yawe nta nubwo yanyishyuye ntabwo wari uri kurevo yo kwishyura ahubwo wowe ntiwanyishyuye uzese iyo mpamvu wicaye wanjye sense tugiye wari uri kurevo ku buryo mwakoresha abantu ntimubishyure ahubwo mugomba kutwishyura Mitsu niba ubyibuka neza video ya Maji wagiyemo niyihe ahubwo nikubwire gusa yanahitinze uri kuri moto ndi kuri moto bitarakunda Amaji dolari shine ari top ubu mwicaranye telefone yanjye kuri YouTube nyibabwira ubu mwicaranye ku ntebe muri kuganira yitwa gutage nyibabwira ntago nzi indirimbo iyi ndirimbo burimo ntago nayibuka ni indirimbo ubu uri ahantu kuri sima indirimbo umuntu atari kuri sima cyangwa kwita na amarira y'uruhinja se bana amarira y'uruhinja ni Nyabarongo iri amarira y'uruhinja iri amarira y'uruhinja ngewe nari umufana b'ikibungo noroye inkoko mugani wabaga ikibungo biragaragara ikibungo umufana urumva je nakuze ngufana bro urashaka ngo urashaka we ngiye kutanye ni panashe ndiko sisi panashe seri ngene wanshema indimu muri panashe ngumva ukuntu biba bimeze indimu nawe nayitumije muri zana indi byeri ya Maji yashize nakiri panashe wewe akakasa mutwe uzi ko wasebye umuntu wamuseze okay nabyibagiwe Amaji ari mu bantu nyine wakuze ufata nk'icyitegerezo ufite n'inzozi zo kuzanahura nawe ukaba wanamukora no mu ntoki right now uyu nago mu igaraje twabaga turi kumwe wowe n'irambeba vugisha ukuri mamagare hakiza utwara velomoteri RC 300 hakiza abantu bose guhamagara batakikwitaba
Nago nta muntu n'umwe ariko nibo nta muntu n'umwe yahamagara niyo batanyita arahamagara umukarani niwe uri bumwita niyo utanyita buzitaba Imana wa musenzi wowe uzanga kuyitaba na tuzayitaba nanjye nawe na nimero zayo nanjye nawe niwe mukuru nikorokwa ni wowe ugomba kugenda mbere ibuye rimene kugondo rugisuku wa musenzi icyo rugiye kumeneka rero Rujama urumva ko phone uri kubyaba banyakwiki uracyahamagara Platini koko oya naga Platini mbamubwize muri mbabarira n'izina ry'Imana jewe nguhamagarire nde nta muntu wahamagara wowe mitutsi ahita kwemeza agamagara coach Gael ambwese nawe no gukora indirimbo uretse mereze telefone yanjye wore byurimo yimenje none nagize n'ubu yagiyemo umuriro yizana yagiyemo umuriro jewe mpamagara coach Gael umubaza iki no nta n'umuntu n'umwe nje ntahamagara no kugira ngo wemere umustar wese amwe kandi akanyitaba niba atanyitaba nshizeho hano mbwira ngamamagara ahamagare nde kandi amaji muhamagare tureka kandi turi kumwe amajide muhamagara ariko buretse gato muhamagara tureka atakwita okay njye kubaza ikintu kimwe mbona kuguhamagara sibyo sibyo ko bimeze nurize gabaye bobo ese kagasuzuguro tuvuga wambwira ngo Platini yanze kwitaba umuntu ntubona ahantu biri kuva ubuse nibo abantu bamuvugisha akifata gutya ukavuga ko impamvu Platini atari kwitaba ari iyi rega hari haso zibamo hariya turazizi kuko ubu nanjye mpamagaye Regis ntago yanyitaba niyo mpamvu namwe tujyamo tukareba uko bimeze ku buryo uko ahubwo wowe urasibira abanje kuri kose barakomuhaye abuza amagambo ahubwo wowe urasibira none uzi icyo wongeraho ahubwo kankwereka ahubwo wowe mbayizungu agusengera mva nkubwire wowe urugiye kurongora umugore wa pastor akagusengera mbanze mbwire siraje yawe wowe kiwi yitwa kiwi uyu nguyu se ko kimutigaragara yavukana na Chita nago Chita tumuzi wowe reka banza mbwire baranyagaze uri umukonyi nje wagakwiye kubwira se cyangwa urabwira mitutsi wari kukubwira iki ni igicucu ntabwo nawe gari barashaka ndaka kandi saruka aba byoroshye wa mugabo wa mugani ntibiba byoroshye bibe kamera biri mu muhanda njyewe nje Kigali mparami inyuma murano muri covid nagiye n'imbere mu mizigo makomedian sana asemaje nawe imiziki yigeze kwanga ubusurane iri kwemera uravuga ngo ivuye ejo bundi amajana ashize hanze indirimbo wayu kugeze ite hari n'indi yasikaitu nawe yitwa Bombo iyo ngiyo yimaze igihe hari iyindi cyaje ejo bundi yashyize hanze sikaitu ne yakuzamuye yego siyakuzamuye wowe ninde wakuzamuye siyakuzamuye Godfather zamumanura ukuzamura n'ukuma wowe ninde wakuzamuye wowe jewe uyu dara kiwi yitwa irindi inde uyu ngukiwe ubundi Sote afite umukomedi Sote afite umukomedi yitwa Sote yitwa ndungu naraguze n'izina ryanjye umva mwibwire sasa nyibwire nka yagosoza ukuntu bivuga magana nawe yagumana magaza mbwire witwa ubwo ngiye gutangira ariko ushireho kiwi mu bintu ushireho ubwo nibwo ngiye gutangira ikiganiro ngiye gutangira nivuga yo wasama beautiful people the name comes Sote nk'ibisanzwe wankurikirana kuri platform zanjye Instagram nitwa Sote official TikTok nitwa Sote official umusotore komeza komeza mbabwira ko aha twicaye kuri Sanitas Kanombe ako Sanitas ararenze aho twahuriye n'umusore asundi uracyari umusore gisebera kure uracyari umusore aha buretse nibarize ikibazo amaje zana uri umusore gisebera kure nabyumvishe nta nugasubiremo cyane ubu ushaka kumenyekanisha iki Mitsu wari umusore yewe abantu kabaza uyu amaji nitwa Mitsu njyewe sobanura ibyo bakubaje kandi byakunanira ari nawe nkuri yitwa Sotor niba ari Soto Sote musobanurire bakubajije ntugace ku ruhande kandi umva ukuntu isona rujama ubanga wumva ukuntu isona ubwo izo nimero ko mbona ari zo mu rugo
do platini aranyihamagariye aya natendo singibi se aranyihamagariye bereke Uretse, n'abantu dore murebe muzuminga neza ufata mu mutwe ariko aragiye nukagiye ishyira kuri botike shawe reka ibyo bintu nukagiye okay amajine nkubajije uri umusore ibyo ntibikureba ngo hamagare platini sha kubera byarangira uzajya ureba miruwari nizajya kureba uraza kubaza ibyo ngibi wori igiki nago abonye umupasiteri ukanda umuntu ari kumushihura system kubirakariye amose kandi ndamaze kurakara n'uburenganzira bwa muntu ntago warakara ndaje nakubitwe mu kanya ho oya sinagukoraho wagicucu nje sinyarwana oya se kuba ngubajije akantu byumbazi bikureba man karagukomerekeje je urana amaraso mfite iki ngiki wakitimbago ugiye kugenzanira abantu uko reka twikomereze okay amajeje ubundi washyize hanze indirimbo ase kuko tutari kubwira Bruce Melody ngaguye kuraba ni wese ko atambwiye usuburi ari we nawe nindi wakabwiye undi ngamuye nawe yarabimenyesha azajya yigira mu magame ubu cyangwa urabizi ko nawe yahita ajya muri game nge sendishagi nge ndishagi izo yamaye ziraje samahana ufashe nimero z'umugore wawe wandika operative itonda weditega tukureba turazivuga singizi turazivuga oya nukavuga nimero z'umugore muceceke hano turi mu kiganiro buretse turazivuga yamfashe muceceke ibyo gucekinga nimero turabireba muceceke platini baba bimeze biteze kwinjira nangahe itonde ariko tugiye kwishyura tike yo kwinjira mu gitaramo cyawe kwinjira nangahe itonde bari kumuretse tutarajya kuri ibyo ngibyo kuki wanze kwitaba Amag the Black turi mu kiganiro guhamagara ntiwamufata Amag the Black agamuzi oya araguhamagaye reba abantu bazijwi rya platini nabo ubwo ndabayizi byashoboka ariko wazibonye koruzi uretse nitutaraguhamagaye urabyuka reka tukure kuryame turaza guhamagara afite Sare singibize zana nimero turebe wabibonye zana nimero wowe nta kibazo ahubwo iyo episode uzayirekura rya oya itonde katuvuga nimero za platini oya nukavuga nimero z'umuntu ariko wazireba we zana tubirebere wowe birebere hano zirwa na 49 do sanga ni singibi se 40 uraramuka utavugishije ukuri zana turebe nabivuge uraramuka ugiye kujabira muri ibyo singiye vuye nyereka neza gato singizi dore ngizi 07 oya nuvuga nimero zivuga iminani 2 nose nitso ko kuri nimero utweretse cyafasha itonde nk'abarya ibimbuto metse natavugisha kuri nimero tweretse hari handitseho platini indi yanditseho baba oya arukuntu buretse baba ni ndimbati baba ni ndimbati twa baba ni ndimbati se uwo muntu nase undi ni nese oya nyine nimero uhamagaye nje mfite nimero ebyiri okay twereke nje mfite nimero ebyiri baba ebyiri wowe ufite nimero zingahe za platini imwe oya itonde ubwo hamagaza udafite mpamagaje bura platini ntago muzi ijwi rye hora tuzanira ibikiga ibikiga mvange ibikiga sha yageze kuri telefone kandi yaranaryamye bro yaranaryamye mbandika nkubwiza kureba ikibazo ufitanye n'abasana babarire cyane tugiye gushaka undi musani amusaniza oya ego kugira ngo ducimaka wiyumvamo woranzanira abakozi bo mu rugo amaje kugira ngo ducimaka n'abagenzi bawe bitutari baravuga uti abakozi bo mu rugo mu karita tugiye gushaka undi musani umwe wowe reka nkwereke zamagarane mfite nimero ebyiri zagenda oya reka turebe undi muntu uzahamagara kugira ngo wemere oya kugira ngo wemere ko izi nimero mfite ebyiri za platini iyi nimero Amag the Black afite ntago iri kuri WhatsApp bicekinga nidusanga iri kuri WhatsApp ndamenya ko njewe ibyo bintu nabihimbye ahubwo platini atangira ry'amagi ndumva ijwi yarihinduye
nimba ruri yakubwiye ko aryamye karyamye kavuze se yararyamye umva se nkubwire bro umva nkubwire njye nabi rega tujye tugace ku ruhande reka dukiriyaringa ibintu bityo tugace ku ruhande reka dukiriyaringa ibintu bive mu nzira amaji agiye guhamagara undi muntu nta muntu mpamagara urasibira wowe mpamagare tonde manza nsibiza Ama-G the Bro umuntu ugiye guhamagara undi musani winde tuzi tonde manza nsibiza kino sibyo miso turebe yuko kuko ibyo bintu ari byo urasibira abaderegitere b'abamotari noneho baje Skype nawe wenda hamagara Skype we muherukane ejo bundi Skype urebe ukuntu utakiri kuri level ye Skype tuze nzamamagara Skype sha nanjye ndamuhamagara uretse urebe nakubwiye ngo Skype waramwitaba ceceka se waramwitaba kubera ko ntago bari mu bintu bimwe naye n'umuhanzi Skype naye n'umuhanzi Ama-G n'umuhanzi ukora ibiganiro kuri channel yawe na Skype arabikora ajya reka twumve se koringa turebe tujye tureka kuca ibyo ari ukomeza kunyereka mwanza Skype agaba Doboy nanahamagara mama Doboy wamagana Skype tugiye kumubaza iki se ubundi nagufata byonyine umubwiye ati nari nagira ngo numve kumeze ego shaka kore iki kinyamakuru nuzameze ati Skype Akasamutwe TV Skype amani mureke mbabwiza ukuri nta kuri kwawe cye tumaze kugera ibihe tugezemo nibyo kubana n'abantu neza ariko bisaba kwigirimo ngo yakunze amafaranga si iryo jambo se warembwe ubwo imbwa ko mubana shashomera yaranze pika cyabana kuri mikoro yombe neza ngiye kubereka SMS Platina anyoherereje agenda ngiye kubi ndahita muhamagara Skype nanjye Platinman itonde akwandikiye message buretse ibyo anyandike binimero SMS buretse ngewe ngiye kuri mobile money ndeba amazina ye nemeye Skype aragufashe Skype aragufashe aragufashe aramfasha reka nkubwize ukuri iki kintu ni ikibazo izina ry'Imana Ama-G ikintu ni ikibazo pe muri societe nibwo tuhamagara umusani wa mbere akanga kugufata ugahamagara n'uwa kabiri ahisa nayifunga oya ahubwo muzige ururimi turashize none baranagukubye banafunga na telefone umva nawe mufunga amakamera tuhamagara undi byagoranye Skype namuso renyina oyibyo nibikure Ama-G duhamagara undi wo gukora nije yaragiye kuvuga ndafite cyane reka noneho tujye noneho mu bintu biri bira ntago byari seri none se man nawe uri kudukinisha twari turi gushaka akaburo nawe urasibira rero n'itara nawe ndagusibira Ama-G Mitsutsu umufata gute wenda mu buzima busanzwe no muri kariyeri umubona ute umuntu aramutse kwaje Mitsutsu ni muntu ki wamusobanura gute siko nago mumubona umuntu ufata nemera akazitira undi wamufata ariko se buretse ninjye babajije ifatika hano uri mu iperereza reka tujye okay caranga bakumbajijeho sawa fata mikoro Mitsutsu fata mikoro warahamagaye na Skype ntiyakwitaba ibyo byarangiye ahita nagufunga none sawa aranakuboroka uretse narimo ahubwo mbe bayizungu nawe ntangiye kumugarukira agusenge kubera ko ibibazo ufite niwe muntu ugomba kubikemura ari ukuntu umuntu aza nk'umuhanuzi buretse ngambwe ubajije Mitsutsu uko wamusobanura gute uyu nago byasaba abantu ba Rokiba basavimbi basobanura bagasobanura umuntu uranasobanutse n'abantu babyiye ariko muri hashuri bisobanura umuntu nje sindabizi ko mbona umuntu sobanura nkande Roki yarambyaye Savimbi yarambyaye Sakara yarambyaye muransobanura aravuga ngo bansobanura niyo oya ahubwo nimubajije ni yego Mitsutsu mubona gusubije nanjye nabyumva bagira ngo yisobanure sawa ahubwo tambitse amakano kisubye urumaye ibi isobanura ni jewe ukuntu nkubona nkuko abandi bantu bakubona so twanwa twigendera se naguyo ubwo munsi
n'ishariro uraho ngaho jewe mubona kuriya aradusetsa mu rugo abakozi bo mu rugo bose twirebera mitsutso ku bibota n'ibirasi byo ariko abakozi bo mu rugo wowe wakina filime ya mitsutso muri Grand Legacy okay Amaji nkomaje ku ndirimbo zawe nyinshi ariko komozaho abantu bankomoreza komoje ariko bana yanjye uzikari inkomo oya byibura nta navuze ngo ndashaka kugukomorera ngakomoza twumva reka nyine komoza reka ureka umuntu abanza anasoze anasoze ni ibipapa anasoze ikintu radio azo wowe ufite ibipapa ikintu si igipapa ni igiki gatubereka igipapa kandi afite kwa fone yo kwa Rujama zanana oyi usimeta amafaranga igura turebe nyine baratu wireba ibyo nabyo nukudusebya pe uri kumva nabyo namitsutse ari amafaranga ahubwo hari ikintu nibagiwe we Amaji the Black reka mazi ikibazo kimwe ndakizi ikintu ugiye kuvuga sawa ubu gukora research ako ubundi uri mu bintu byanje nkande Amaji nakiwe mu nkweto twagiye waba wari uyigeze unyura mu buzima bubi mu buto bwawe cyangwa n'ubu mburimo ukwicana nawe byonyine mu buzima bubi cyane kwicara n'umuntu utagaragara nijoro wamubona adasetse ngakomeza komoza ku ndirimbo zanjye n'ubu uri mu buzima bubi ntuzurana uri kumbaza amahiti yose wakoze byose wakoze wampaye angahe ko wazibyinnye Sinakureba. ugenda ucemba wampaye angahe sinakurebaga sinyaguhaga wampaye iki uratwa na mitsutsu wangu urepanasha nanjye ndayikugura nta nzoga ya ntuza no zone is big ibyo ni ibyawe ngiye kukubaza ni waba waranyuze mu buzima bubi ko ariko si ubuzima bwiza wowe uwanyuzemo n'ubu uri mu buzima bwiza ubuzima bubi tububamo nibwo twiberamo nagira ngo ubaze kubera iki ukunda kurimba ku ndirimbo zirimo inyuro zandi yaragucyuri ni nagucyuri wowe twaruja nitwa nde uzajye wumva izito badacyura ari ribi suko kwihutisha ko ndiko kubaza ukahita birakariramo ago ngende ndirimbe inyuro niba mvuze ngo turashonje si inyuro muracyuranga ababosi ubu waje hano uri kunywa ibi bipanashe kuko utafite inyota ubwo ndagucyuriye subiza ibyo bakora wakirukanye ikibazo kirampemba ni uguhemba urabwira boss nabi najye ku boss hirya ntabwo bajye bambosereza babaga boss se nibi boss wowe iyo mbere n'uwiteka nyiribirema wagukoye kuri ramota okay Mitsu we kuri side yawe Amajo yes ku ruhande rwawe ibumoso iburyo ibumoso ni inyuma arakwirukana arabasha kubakontorora ni side wowe uri kontrolera umuhora dukontorora wowe abantu nabenya ndi mu bakontorore dore ahubwo ukuntu ibintu bihagaze wa muntu w'amategeko muhanda yitwa mwarimu Kerema yigishiriza he Nyamirambo sigisha amategeko y'umuhanda ugatsinda mu gihe gitoya kandi ukamwishyura ari uko wabonye ibyangombwa ukanamwishyura uko wabonye ibyangombwa uvuga nimero ze ntabwo ageze nazivuze ahubwo wari wazibye amatwi nazibye amatwi oya ntabwo wigeze uzumva ariko abarebye ikiganiro kuva kare bazibo Rujama Shopa uvugize yazivuze nanjye nazi abantu muri kwiga amategeko y'umuhanda kwa Damascene mwarimu Kerema abantu muri kwiga amategeko y'umuhanda kwa mwarimu Kerema Nyamirambo muzatsinda mubone perime nimumara kubona perime ari abantu barimo bazakenera gukodesha amamodoka kubigira bivanze buretse gato n'ukuri mwarimu Kerema namara kubatamo hari abantu bazakenera gukodesha imodoka ndagira ngo mbararike mukibona izo perime cyangwa nabandi bazibonye bifuza gukodesha imodoka z'ubwoko bwose amatakisoni amaravafo imodoka zose zakasamutwe kandi nziza zigezweho kandi imodoka nshyashya ni company yitwa Travel Missionaries Company Rwanda ikorera Kacyiru munsi y'akazi k'amazi hamagara kuri 078
oya 07 Oya. nibyo ivuze hoya iyo kampani ikabikorera hari akakiri nk'uko mubyumvishe kubahamagara kuri 07 amazeru 2 amazeru 3 nako 8 9 9 1 cyangwa kuri 07 8 49 45 740 ukaba wabahamagara bakagukodesha imodoka nziza cyane banafite tour umunsi w'ejo ku itariki 30 rwose tuzaba duherereye aho ngaho tuzaje kwa Platini tuzirimo bafite tour ntibazagusige hariya muri Nyungwe bazaba harimo ibintu byose harimo couple aho ushobora kumwe n'umusheri wawe bakaba ndakagarukaho so ndi mitso amakuru couple tugezeho nanjye sinzi uko bifashe ubundi mitso ugira umukundi reka mbanze buretse ntibazabasige muri Nyungwe birangize tukomerezanye mugane iyo company Missionaries Travel nimero yazivuze haruguru nazivuze nimero ubwo rero tugiye kumenya imodoka nziza tugiye kumenya Mitsutsu ni muntu ki Mitsu ugira umukunzi urambaza nta ushaka kumuma ikindi bakubajije ngo uri umusore cyangwa umusore cyakunaniye oya wisubira inyuma mu none se nasubira inyuma mu bibazo ikibazo uri kumbaza bakimbajije kare Genda umuhungu we banje kukibaza wanga kugisubiza ndo umuhungu njyewe umuhungu wanjye wa papa ndabona ufite papa kiganiro oya buretse tubanze ugira umukunzi dore abahehetse imbavuga hakiri kare yitwa nde umukunzi ni bene wanyu dore n'abasaza itande agaza amazina yo kuri nuza oya vuga rimwe bamutware irerwa niye nyuguti imwe ni i ni u ni o reba abakunzi mfite ngabo nabahuruzi naba vuga baherwa niye nyuguti abakunzi ndabafite Mitsutsu nazababeshe ushaka ko mvuga uwe mukunzi bashyira muri sobanura ibintu neza ko abakunzi baratandukanye ufite abana ndera abana wabyaye ntago ndabyara ariko nzabyara ihangane wowe urabafite ikibazo mbaza ndajya nkikubaza aba bana ndi kukubaza aba bose abana banjye dore generation yawe ba Clapton burimo baraza bameze neza bakaduha abamaze kugira muri aba ba Platini ntibashatse abagore baskayito bajeje bundi mutuntu buretse abari kuri guhamagara babigezeho bakanga kugufata turabashimira dore Bruce Melody wazamuye nawe ukaboka bamaze afite abantu banza babiri ni batari batatu ageze muri miliyaridi zigera muri 7 ikiza nuko atapfushije inanga z'ubusa nk'izi ngizi ako by the way wambaye neza kabisa my brother is fresh you are smart ariko njyewe weather na look Mitsutsu ngiye kugaragara muri filime ya Mitsutsu yanze kumbwira amafaranga azanyishyura jewe nukugufasha kugira ngo wongere umenyekane kugira ngo uzamure waraguye nagwe nk'ibere waraguye ukeneye abanyarwanda bongere bakubone wabonye urampeta ukuntu yazamuye ntuzukura nanjye niko nzabigenza sawa ubwo bagutegereza bazamu sindanye ngo 10 bari kubyumva kamera zavuyeho no guporomba firigo kombe firigo zikorera ayo mafaranga nozi firigo na Kenzo urayakorera ni 10 nozi ubwo nashyira ipata kuri firigo yawe ukamasenkane oya mukaza yamubeshya reka babwire ngo buri kuwa gatanu dostinga hitwa The Midnight ushobora ipanashe yabaye The Midnight duhostinga kuwa gatanu tuhostinga buri munsi saa 12 abantu biremera hariya munsi ya Zigama mushobora kuhagera utambi kujya mu gisimenti neza hariya neza The Midnight haba hahiye buri kuwa gatanu turi kumwe n'abasari batandukanye niho tugiye guhita tujya nibi bikweto uza tujyana nibi bikweto ntabwo yanjye nyine izina ry'Imana we ibintu gusebya cyane cyane we Godfather arakumanura twagiye we Godfather amaji yewe ase Godfather abamanura mu biki ndabizi wamanura utanzamuye nicyo kibazo Godfather bundi amanura barihe abari kuri nuza nyine kuri space space ya nayigiye hose yamanura IG ni kuri Instagram wapi
TikTok kuri Twitter. kuri sinanayikoresha Imana ishimwe. nanjye se Azamanura nkuye he? Sinzi kwinjiramo. Okay, Amaji. Yeah. Abona muri no minsi hadutse ibintu. Aba Godfather ni umwana mwiza bro. Numvishe ejo bundi avugira uriya mu Godfather is very good bro. se good father sanye Godfather. Man umwana Hadutse ibintu by'ubuhanuzi kuri YouTube abapasiteri bakaza kuvuga ati hari ugiye kurongora mama pasiteri uriya mugabo. Reka banze mubaze. Yuko nibwo yari yabivuze se. Mwari muri kumwe agiye kumuterera iba mukubite gitwe mufite amashyarizo mwaretse umugabo. Ujaze kuvuga ko amajagirisha Bro ntago ari sabana amaji. Mureka abantu nakinyujije akanyapfa ariko njye ntago cyancika baragikubise. ko kubita shido za aramutse agize umupasiteri aza akaguhanurira ikintu. nagenda hanurira se na nyina nanjye sinihanuriye uraza kumanura None ntago yemera yuko ubuhanuzi bubaho. raka ninjojwa zibazi urarota ngo warose wambika umuntu imbere nkaho warose ugaburira abana be urakasha abantu Imana izabahana yihanukira. nyamara ubuhanuzi sinzi impamvu utari kubwemera. Aze tubwire niyo mpamvu utemera ubuhanuzi. Urabahanura biki Kandi ngo mu minsi ya nyuma. Iyo minsi ya nyuma ya weekend y'ukwezi muri rubanda 15 umurongo wa mbere haravuga ngo iminsi izagera haduka abantu binzadukanye nawe uravuga baziyoberanya bakigisha ubutumwa bwiza ari cya Yesu muri Hakizimana mani ku murongo wa 4 kugera kuri 7 uzazibe ibyo utazi uceceka aho ngaho. Okay yewe ntago mbizi neza taka uwo fatanye uzugura umufatanye cya ngabisobanure ngabwira abantu bihana mugende musenge Imana yanyu basenga Imana iyi ko ari Imana nyinshi uroshora abantu bari gusenga inzozi wo hari abashushanya ibishushanyo bishushanyije hari abasenga Imana yo mu ijuru itagaragara iyo rero bari mu mwuka no mu mutima no muri roho roho muri moto bari mu mwuka w'Imana abe byo by'abaporomberi banyu Imana nimwe ni ibahe warayibonye urayishaka hi warayibonye irihe nyine cyangwa ubona uri guhitinga gutyo ukagira ngo nta ruhare bifite uzaba abamotari wasizana kuri gare ni gahunda zabo nyine Imana hari abo tujye mu mugambo umwe se hari abo twari dufitanye gahunda nza muri bino bintu ibiki nyine nawe barabahanura bo umukaritasi yarambwiye ngo singe kuririmba Inyamata ngo yabonye ngo agisi ndavuga nawe birenga uragenda nagiye yo ndakubita narata ndamubwira ni yagisi yari iraga naye mubyeyi bayanga Imana ngo ikora ibyayo ngo yaguhereje ibyo bintu ugorye nari kujya mu rugo nkaki niyorosa akora se bose babo ubundi abo mata nyiriki. Okay. Tuve no muri ibyo ngibyo. Yes. Ari uduchallenge rero ku bantu wenda tuba twatumiye hano dukunda kugenda tubabaza. Kugira ngo nyine abantu bakomeze kugenda baryoherwa n'ibintu tubakorera n'ibiki. Yes. Challenge ngiye kukubaza yambi. Akabajide bagasigara akana keza. Ratambaza. Irafata mikoro. Ujye ubivuga unafite mikoro. Mbaza. Okay. Amaji the Black. Hari abahanzi bari kwitwa yuko ngo ari ngo bari kwica umuziki nyarwanda. Wabase wabanye. Umuziki se bundi ukorwa. Nawe ngurimo. Ndamaze. Uko byatangiye bavuga. Ngira nabi ko babivuga ninjye. Babivugira he? Aho musindira mujye kora muvuga abantu. Ahubwo urazayo. Oya ni bari ibyo bavuga bari. Ntago ariho the midnight nakabari kanje. Kanje ku giti cyawe. Iyo ngwivu. Nago kuvuga ngo umuntu yica umuziki ni n'uyu no muziki. Yego. Baramutse baguhaye uretse wirengaho ngo n'uyu no muziki. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Jamais cadre visé d'art. Nago nabura n'umumotari. Oya n'umumotari nanjye sinaburana n'umuhanzi uririmba ibiririmbo. Rero ku mumotari uwo mwiye kuntu bashyiramo vitence ya kabiri nabyo. Nyumvisha ukuntu ibi nari umuziki gukubitana kunesha. Ahubwo wo muziki ni iki? Ahubwo wo muziki ni uzajya ku nyundo baza. Kwanza uburi nta nubwo nanjye babaje. Ariko amakuru make mfite nuko ngo ari combination y'amajwi runaka n'ibiki. Gusa ngo guma igiye kugaruka ngo Amaji the Black ntazaba arimo.
niyo makuru nifitiye Guma. ngo ntazayikandagiramo ngo abana bamujyanye inama neza kandi uretse ibintu gihangana ya Guma ntago ayo makuru yafite igiye nta kubikora makuru mfite sindi umunyamakuru niyo mpamvu njyewe mba natanga sinzi abandi baravuze abana do bara bapeti bose bande bagiye kuku bande we no kwanje bamaze no kugushyiraho akadomo nanjye mbashyize akitso byose biri ibintu birenze rata ngiye kubaza baramutse baguhitishijemo kuguha kurabo ya dore imbogo na joyeuse ari option yanyu kandi mugomba gukorana indirimbo ninde mwakorana indirimbo ngo yayikorana na nyina wa dore imbogo ari option yanyu option bigenze bite nyine hari ukuntu batanga amahitamo njyewe umwitishamo ko Kigali yaguhitishijemo kereka ahitishemo wenda nk'ababyeyi be ngo dukorane ntabwo ubwo tukaririmba ngo iki imbogo nkunda Juno ahubwo bayihadunga joyeuse mon bébé karame mo bebe wagita wita ndashaka umukunzi mo bebe ndamufite Juno mo bebe wahitamo akomana nkubwira ukuntu abana baba baragukomye amaji ibaze kugira ngo abana baviye mu yabaze baririmbe ntibaririmbe Ama-G the Black ubona byaratewe n'iki imana ishimwe ibaye ubwo ndabashimira abo rimbe mbogo na Juno ni sawa njyewe rwose bariko bamemuki nta n'umwe wahitamo reka ntago njya ndirimba bashyizeho amafungo Bruce Melody yavuze ko kuno amafungo gwaramutse bateretse umufungo se we ntago awukunda bawuteretseho amafungo ntago Bruce Melody ntago akunda umufungo nk'ukuntu ukunda nabonye kwishyura motari umwishyura uburyo wamuhaye igihumbi uri kuburana senyisa ndavuga ati ntago bizashoboka niyo mpamvu yanguriye tebo kwa Platini kandi ari kwishyurira cyane akatsina okay reka twisoze ubundi wizeye iki kuzinjiramo kandi yanze kukwitaba ubwo ni amafaranga ubwo Platini hari urutonde afite rw'abahanzi batagomba kwinjira muri kiriya gitaramo bashaka kumwicira iki byandi byabaye i Burundi yego yamaze kubashyira ku rutonde kandi ndakeka ko mu bantu nka 3 cyangwa 4 amajariho no tugana ku musozo ndagira ngo zabireba kuri YouTube ndagira ngo uri kumva Ama-G we hagati yawe na Mitsutsu mube seri hagati yandi nago nari ndi seri oya ni mu bindi ari kunyuzamo akazamo inshuro tugiye mu bindi aho aravuga ngo tugiye mu bindi inshuro kurangira tutabirangije reka we umva nkubwire zinga ibyuma byawe nk'ubuto jewe ndangizanyije nawe ibi filime byawe bisetsa abakozi bo mu rugo wanjye ndananjye n'uransa hagati yacu tonde yego ariko iki kintu bagenda bavuga ikibazo cyawe cyanyuma dukomeze yego twigendere ntago ari ikibazo cyane we na Ama-G umuntu agiye kubaza undi ikibazo cy'amatsiko kimwe amusubize undi amubaza ikindi ndamubaza ikibazo kimwe yego Mitsutsu nanjye urayitonda nkubaze yego uri muzima cyari cyo kibazo cyonye uri muzima iyo wirebye mu ndoro ubona uri muzima ni yego cyangwa ho répondez par vrai ou faux uri muzima ni yego cyangwa hoya abantu bajye muri comment bagira icyo batubwira subiza uraza kugenda umuntu utazi nimba ari muzima icyaro usubize nawe umubaze ntago ngiye nta kindi kibazo nawe fata mikoro musubize nawe uhita umubaze nsubize ni yego cyangwa hoya ni utugambo tutarenze inyuguti 3 yego ntabwo byo gusobanura ngo urambona ngo ushaka kubona nambaye bote ngo ugakeka ko urururu ufite imisatsi ngo hano uri muzima iyo wirebye woya hoya n'abantu bazima ntabwo n'abantu batari bazima oya uyu muntu si muzima koko we buretse gatoya urashaka kumva ndi muzima yego nyine sindi muzima niyo mpamvu nyine ngufasha n'ubundi nta muntu waza kumfunga ntabwo uri muzima ntabwo ari n'umuntu nabereka ibipapuro by'uko nari muzima ariko nari nakuvumbuye yego wamvumbuye
n'umusaza arasara akagwa ku Mubaze Ubaze ijambo umuntu utari muzima arakubaza. n'umusaza arasara akagwa ku ijambo nkubaze cyangwa Reka nkubaze. nkumve ngufashe gutya nkubaze ngufashe Mbaza ukabaza. fata mikoro mubaze yabyemeye Uri muzima? oya Ugasubiza iki umuntu atari muzima? ntabwo ndi Basi muzima. uzivuza umbaze. ntabwo ndi muzima Gatwagiye. icyo rero uvuze nicyo ngiye kuko uri inshuti si uri inshuti yanjye se yego uri inshuti yanjye yego none ko ntari muzima Ngufashije iki? oya katwumve uretse kuvuga ko wowe ubite Njye- Ndabona ari groupe y'abantu batari bazi. njye ndashaka kumva nanjye ikibazo ugiye kubaza nibyo nyine yego mwitonde twagiye mubaze ugisubize neza kandi witonze Oya, yego cyangwa hoya nibo twavuze. amaji wowe uri muzima Yego. ushingiye ku ki Kuko mvumbuye umuntu utari muzima. Nkamenya ko dutandukanye. iki ntabwo ari ikibazo cyari cyane Ntabwo uri muzima ntabwo twabyumva ibyo uvuga. Yitaba uwo muntu. dore dore ngo umugabo ngo bagiye ngo Ubonye? Rujama. itonde rujama Atanga akazi ku bantu batari bazi. ubundi se kankubaza Ariko se ko ari kimwe kandi numva komeje ku nyine itonde ariko manze reka ngusubize wowe itambwe kutari muzima. kampretse itonde Nari ngiye kukubaza jewe itonde ikikwereka buretse utari gatoya muzima, indwara urwaye. we stop Oya wowe ubwo nakumvisha utari muzima. listen reba ukuntu ibintu bihagaze ntabwo ndi muzima ariko ibintu ni ibi bitatu missionaries of Rwanda ikodesha imodoka buretse Rujama Phone Shop icuruza telefone indi kampani reka yo tuyiretse sibyo basinyishije umuntu utari muzima Wowe warangije kubyivugira. Ubwo bamenye nyine iki kirahagije itaba Rujama. si gihagije se noneho ngewe ikibazo namwibariza uno mu G ndashaka ansubize kandi ni ikibazo nabonye ko cyateza imidugararo siko bimeze yego muri kariyeri ye abyigaho kuki abasani Ntago. itonde Uretse- itonde Icyo mureka ni mubaze ikibazo kimwe. ni kimwe ni kimwe Yes. ni kimwe Ahubwo ndumva ari kugira okay n'inama. kanyibaze ki Oya nta kintu nagushimira kuko utari muzima. uretse itonde kuki banga kukwita mufite ikihe kibazo kuko ugomba ni ikibazo gikomeye Wabona bananyitabye nubyumve kubera utari muzima. abantu se ntibabibonye Bande se? wasobanuye Wowe uri muzima. wasobanuye Ntabwo uri muzima. Siko wavuze. umuntu muzima umuntu wowe uri muzima bakwitabye Uri muzima. sindi muzima Gusura mbasa. ureka dusoze ikiganiro sijye wahera Wazana twakoze burankari batwara umurwayi. twakoze kwitabira ikiganiro